Mbahaye ikaze mwese kuri The Bros Entertainment. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru yabayeho muri Iraq. Iyi nkuru yiswe The Wall. Nitwa Eritie. Ikaze. Hari mu mwaka wa 2007 ubwo Perezida Bush yemezaga ihagarara ry'intambara yabaga hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iraq. Nyamara nubwo yaravuze ko intambara irangira, abasirikare babiri b'Abanyamerika, Matthew wari serija ndetse n'umurinzi we Isaac Alan, boherejwe mu gace kari mu butayu muri Iraq kugira ngo bajye gucunga aharimo hubakwa amatiyo azanyuzwamo amavuta. Boherejweyo kugira ngo barinde abakozi b'Abanyamerika bahakoraga kuko bicwaga n'umwanzi wari uraho hafi w'umunya Iraq. Aba bombi baje kwihisha inyuma y'ibibuye byari biraho bagerageza gushakisha umwanzi ku izuba ryinshi ryari riraho mu butayu. Aba bombi bamaze amasaha 20 bashaka ukabuhariwe mu kurasa wari wamaze abo Banyamerika. Nyuma yo kumara amasaha menshi aho ngaho mu butayu, Matthew yaje kurambirwa avuga ko nta basirikare ba Iraq baraho. Yahise ajya gutambagiraho ahasanga imirambo myinshi, arangije yemeza ko bose bishwe n'Abanya Iraq, hanyuma bagahita bigendera. Isaac Alan yagerageje kubwira Matthew kwitondera aho hantu. Akibona ko bose bagiye baraswa mu mutwe, yemeje ko mudahusha ari we wabishe. Yanabwiye Isaac ko bashobora kuba bahanganye n'ikihebe cyo muri Iraq cyitwaga Juba. Nyamara Isaac we yarabihakanye, avuga ko nta murashi w'umunya Iraq warasa abo bantu bose mu masegonda atarenze 30. Matthew yararambiwe, hanyuma afata umwanzuro ko agiye kwigenzurira aho hantu hose. Yaje gusaba Isaac kumurinda ndetse akamucungira kugira ngo ataza kuraswa. Yafashe radio yakuye ku musirikare wari warasiwaho, ubundi akomeza kwegera imbere. Isaac yahise amubura kuko indebakure yakoreshaga yari itangiye kwanga gukora. Ibi yabibwiye serija we Matthew yamubwiye ko amakosa araye kuba yahisemo gukoresha iyo ndebakure kandi yarangiritse. Isaac yamusubije ko yahoze ari inshuti yabo Dean kandi ko ari impamvu zatumye ahitamo kuyikoresha. Matthew yakomeje kwitegereza iyo mirambo, hanyuma yaje kubona ko bose barashwe mu mutwe. Yahise agira ubwoba, ahita abona ko hashobora kuba hari mudahusha hafi aho. Ibi yahise abibwira Isaac. Akibyumva yamusabye kuva aho hantu byihuse. Matthew yakomeje guhagararaho hagati yibaza aho wabarashe yaba aherereye. Isaac yakoresheje radio abwira Matthew kugaruka vuba, gusa yari yakererewe. Wa mudahusha yabonye Matthew ahita amurasa mu nda. Akibibona Isaac yese ajya gutabara umuyobozi we, agenda yiruka agana ibumoso agahita agaruka iburyo kugira ngo ajijishe uwo murashi nawe adahita amurasa. Nyamara mbere yuko amugeraho yaje kuraswa mu ivi. Bikiba yahise areka Matthew yiruka agana ku gikuta cyari hafi aho, ahita asimbuka akihisha inyuma. Nyuma Matthew yasabye Isaac guhamagara ku cyicaro kugira ngo baboherereze ikipe iza kubatabara. Isaac yabonye ko ari kuva amaraso menshi aho yari yarashwe, hanyuma ahita azirika igitambaro kugira ngo adakomeza kuva amaraso. Yahise ahamagara ku cyicaro, gusa radio ye yanze gukora. Yaje kureba asanga anteni y'iyo radio yarashwe ku buryo bitari gushoboka gutumizaho ubutabazi. Matthew yabwiye Isaac kumushakiraho uwo mudahusha yabari kugira ngo bihanganire, gusa Isaac yamubujije kuva hari kugira ngo adahita araswa. Matthew yakomeje kugerageza, ariko aho yari yarashwe hari hamumereye nabi ku buryo nta kintu yari gukora. Ku rundi ruhande Isaac nawe yabonye ko nta yandi mahitamo afite uretse kwikuramo isasu. Yaje kuryivanamo, arongera hazirika bande kugira ngo arinde kuva amaraso menshi. Yaje gucika intege, aba nk'utaye ubwenge. Nyuma y'iminota Isaac yaje kumva urusaku rw'amajwi kuri ya radio. Umuyobozi wabo ku cyicaro yaramuhamagaye, hanyuma Isaac arishima. Yamusabye kubazanira imiti ndetse bakaza no kubatabara. Yaje kugira urujijo kuko uwo bavuganaga yamusabye ko yamurangira neza aho bari, ubundi bakaza kubatabara babazaniye n'imiti. Uwo muntu yanamusabye ko yahaguruka akajya ahagaragara ubundi akarasa mu kirere kugira ngo bababone. Nyamara Isaac yamubwiye ko ibyo ngibyo bitemewe. Yaje kumva ko uwo muntu bavugana atari Umunyamerika, ahubwo yavumbuye ko ari wa mwanzi wabo wari wabashije kwinjira mu itumanaho ryabo. Nubwo yari yabonye ko avumbuwe, yasabye Isaac ko bakomeza kuvugana. Ku nshuro ya mbere Isaac yahisemo kubireka
ariko akimubwira ko agiye kurasa Matthew yaje kwemera. Yasabye uwo murashi ko yagira ibyo amubaza. Yanahise atangira gushushanya hasi ikarita yakekaga ko ariho uwo mwanzi wabo ari. Uwo murashi yabwiye Isaac ko ari umuturage usanzwe w'umunya-Iraq ari kugerageza gutabara igihugu cye. Yasabye Isaac kumubwira ku muryango we, gusa yaramuhakaniye, amubwira ko ibyo ari ibijyanye n'ubuzima bwe ku giti cye. Isaac yaramubwiye ati, wowe uri kwica abantu bari guteza imbere igihugu cyawe. Undi yahise aseka amubwira ko abizi neza ko amafaranga azinjira atari ay'igihugu cye ahubwo ko ari ay'Abanyamerika. Nyamara nyuma yo kwanga kumubwira ibyo yamubazaga, wa murashi yongeye kumutera ubwoba, amubwira ko agiye kurasa serija we Matthew wari ahagaragara neza. Yanabwiye Isaac kazi byinshi ku rupfu rw'uwahoze ari inshuti yabo Dean. Ibi byababaje Isaac, ahita amubaza uburyo yamenye ayo makuru. Nyuma yaje kugerageza kunywa amazi ariko asanga ntayarimo mu icupa. Yabonye ko amasasu yarashweho yapfumuye iryo cupa. Uwo mudahusha wumvaga ibyo yari ari gukora yamubwiye ko ku bushake bwe yarashe icupa rye, akarasa anteni ya radiyo ndetse akanamurasa mu ivi. Yamubwiye ko yakoze ibyo byose kugira ngo atabona uko acika aho hantu. Uwo murashi yamubwiye ko mbere y'uko mu gitondo hagera aza kuba yamaze gupfa bitewe n'amaraso menshi yavaga. Isaac yagerageje gutahura imbunda uwo murashi ari gukoresha. Yanamubwiye ko ari ikihebe ruharwa. Uwo munya-Iraq yamusubije ari guseka, amubwira ko ibyihebe ari bo bari mu gihugu cy'abandi bashaka kubica. Nyuma yo gukomeza kureba akoresheje ya ndebakure, Isaac yabonye ko uwo mudahusha yihishe mu bizu byari byasenyukiye hafi aho. Nyuma yo kubona aho hantu, Isaac yemeje ko uwo murashi ari kabuhariwe ndetse ko ari Juba. Nyamara uwo mudahusha yarabihakanye, avuga ko ari umugabo usanzwe w'umunya-Iraq. Nyuma yo kumva ibyo, Isaac yanamubwiye ko ashobora kuba ari uwahoze akomeye mu gisirikare cy'Amerika wabagambaniye. Uwo murashi nabyo yarabihakanye ndetse anamubwira ko ubundi agera asa abantu babanje kumwataka. Isaac yaje guhita yikubita hasi kubera kubura amazi ndetse no kubera ko amaraso menshi yavaga. Yabwiye Isaac ko namara gupfa aramubaga, akamuvanaho uruhu, akamuvanamo ururimi ndetse akanamubaga mu gatuza. Isaac yaje kugerageza kujijisha uwo murashi, afata ingofero ye ayishyira ku giti, gusa byaje kuba iby'ubusa, ahubwo Isaac yabiburiyemo ingofero ye. Akimara kubona ko nta bundi buryo busigaye, Isaac yagiye yiruka agana ku musirikare wari hirya ye yapfuye, ajya kureba ko hari ibyo yakwifashisha biri mu gikapu cye. Nyamara ubwo yagarukaga yabonye ko yandeba kure ye yamaze kwangirika ku buryo itari kongera gukoreshwa. Nyuma Isaac yumvise radiyo yivuga, hanyuma arishima kuko yari amenye ko umuyobozi we Sergeant Matthew akiri muzima. Yabwiye Matthew aho wa murashi aherereye. Matthew yakoresheje akarahure kari mu mudari yambaraga, abonaho ibizu byasenyukiye, ari naho wa mudahusha yari yihishe. Isaac yagerageje kujijisha uwo murashi, hanyuma Matthew nawe akambakamba agana ku mbunda ye. Uwo mudahusha w'umunya-Iraq yabwiye Isaac ko yahoze ari umwarimu i Baghdad ndetse ko abanyeshuri be bose bishwe mu bitero by'Abanyamerika. Yamubwiye ko kuva icyo gihe yafashe umwanzuro wo kuzihorera ku rupfu rwabo. Yanabaje Isaac impamvu akunda buri gihe kugendana yandeba kure kandi itarakoraga neza. Nyuma yo kumwihorera akanya, yabwiye Isaac ko agiye kurasa Matthew kandi kabizi neza ko akiri muzima. Isaac yamusubije ko ahorana iyo ndeba kure mu buryo bwo kujya yibuka uwahoze ari inshuti yabo Dean. Yanamubwiye ko ku makosa ye yatumye Dean apfa. Muri ako kanya Matthew yafashe imbunda, nubwo atarebaga neza yapfuye kurasa muri bya bizu byari byasenyutse. Yaharashe amasasu menshi. Ubwo yashakaga kongera amasasu mu mbunda, wa mudahusha yahise amurasa mu rutugu. Ibyo bikiba, Isaac yasabye Matthew kuza akambakamba agana ahari. Nyamara ubwo yageragezaga kubikora, wa mudahusha yahise amurasa mu mutwe ahita apfa. Akibona ibi, Isaac yavuze ko ashaka gusubira mu rugo ari kurira. Wa mudahusha yamubwiye ko koko nimba ari byo yifuza ataramurasa,
Nyuma y'akanya yabajije Isaac impamvu yagumye aho kandi intambara yararangiye. Isaac yamubwiye ko akiri aho kuko ari we ubwe wirasiye wahoze ari inshuti yabo Dean. Ibi ngo yabikoze ubwo yageragezaga kurasa Mudahusha bari bahanganye. Yanamubwiye ko yamaze igihe abeshya abantu bari bari kumwe ababwira ko Dean yarashwe na Mudahusha wari umwanzi wabo. Muri ako kanya ari kuvugana n'uwo murashi yumvise amajwi kuri ya radiyo. Yahise ajya gufata iyo radiyo kugira ngo ahamagare ku cyicaro, gusa kuko iyo radiyo yari yangiritse ibyo yavugaga ntibabashaga kubyumva, ahubwo we yumvaga ibyo bari kuvuga, ntiyashoboraga gusaba ubufasha. Yahise yumva wa murashi ari gukoresha amazina ye. Yahamagaraga ku cyicaro yiyitirira kari Isaac kandi kakeneye ubutabazi. Isaac yabonye ko ari wa Mudahusha. Kuva kare wagendaga ahamagara ku cyicaro asaba ubufasha. Yagerageje kwivanga mu byo yavugaga ariko biza kwanga. Nyuma yo gusinzira akanya gato, Isaac yakangutse abona igisiga kiri kurya ku gisebe yari yagize. Yafashe ya mbunda ya Matthew arasa aho wa Mudahusha yarari, aho yari yihishe. Muri ako kanya yahise abona indege ziza. Mu buryo bwo kugira ngo aranga ahari, yahise asunika hasi bya bikuta yari yihisheho. Wa Mudahusha yagerageje kureba Isaac kugira ngo amurase, gusa bitewe n'ivumbi ryavaga mu bikuta yari amaze gusunika ntiyabashaga kumubona. Nyuma Isaac yahise arasa uwo mwanzi wabo yarari. Ntiyari abizi neza ko amurashe, gusa yahise ahaguruka agana ku butabazi. Nyuma yo guhagarara ntaraswe, yaketse ko uwo Mudahusha yabashije kumurasa. Za ndege zahise ziza kumufata. Isaac yagerageje kubabwira iby'umurashi kabuhariwe wari hafi aho, gusa ntibabashije kumvikana. Indege zahise zitangira kuguruka. Wa Mudahusha yahise atangira kurasa abasirikare bari bazirimo umwe kuri umwe. Mbere yuko Isaac amubabwiraho, umupilote w'indege yahise araswa. Ya ndege ihita igwa hasi ihitana abantu bose bari bayirimo. Ngiyi inkuru ibabaje cyane yabaye ku basirikare b'Abanyamerika muri Iraq, bose bishwe na Mudahusha w'umunya Iraq. Ndabashimiye mwese. Nitwa Eritier. Ciao.